somye bibiri ngo Yerobowamu Imana iramwibuka kandi abasore bari bagambiriye ko Yerobowamu agomba gupfa iramwibuka ibihugu 10 ibinyaze umuryango wa Salomo kwa Dawidi ngo ariko Yerobowamu ngo akorere izindi mana ngo yibagirwe Imana iramubwira ngo kubera kutibutsa ahantu nagukuye nzagukubita urushyi ruzakwanika mureke urushyi rw'Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki rukubita abantu reka babwe Imana igiye gukora ibintu bikomeye ku bantu bayubaha Imana igiye gukubita inki ku bantu batayubaha mu byitegerezo reka musuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza uherereye hose mu mpande z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa reka twifurize kugira ibihe byiza kandi imbaraga z'Imana zikorane nawe. Ngewe nitwa Manu, Ingoro TV Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga. Iyo tuvuze Zone 250 cyangwa Zone 250 ni ahantu washaka filime nziza yakubaka ikanigisha abana bawe aho kugira ngo bereke za filime z'abiki gihe nyine ariko kuri Zone 250 ni igisubizo kabisa. Hari filime nziza yakigisha umwana uwo ari we wose imyaka yaba arimo zone yaba arimo iyo ariyo yose, ni nayo mpamvu yitwa ngo ni Zone 250. Niho bibera rero. Hari filime nziza yanditse neza iri gukinamo abana batoya abakuze buri kigero cyose bitewe n'inama bashakaga gutanga muri iyo message y'iyo filime bagiye bashyiramo abakinnyi zisa bageze kuri episode ya 15. Ndahamya nashidikanya ko ari aho ngaho. Abantu rero munyarukireho muyirebe kandi munahakore subscribe. Reka tugushimire wowe wakoze subscribe ku Ingoro TV kandi nanone nimba utameze neza reka tukubwire ngo nagahora gahanze. Hari Imana igihindura amateka y'umuntu agahinduka niko korara baragwa baririmbye ngo igihindura izina uwari ikivuma akaba umuntu ngo nawe niguhindurira amateka ngo bamwe mu bagusekaga bazagufasha kuyishima. Bagenda batanga ingero z'abantu Imana yagiye ikorera ibitangaza benshi ngo Yabesi yarushaga bene si cyubahiro ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda ngo ariko Yabesi atakambira Imana. Ndagira ngo mu mibereho yawe ubuzima bwawe ibyo ukora byose ujye ubona umwanya wo gutakambira Imana usenga uyibwire ngo Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe amen. Wibuke kwiragiza Imana ugiye mu kazi kawe uko ubyutse wibuke kwiragiza Imana kuko niyo mugenga wa byose. Abiwacu bararirimbye ngo ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima nzagusingeza. Imana ihabwa icyubahiro. Nzaterura ndirimbira isingizo ry'Uhoraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka tukubwire ngo umwaka mushya muri rero wa 2025 uzawubyaremo abahungu n'abakobwa bakwe n'abakazana. Iyo nda yawe itabyara Uwiteka Imana yabaye azinzeho yakire kubyara mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yibohore yakire kubyara uryamane n'umugore wawe umutera inda, uryamane n'umugabo wawe agutera inda mu izina rya Yesu. Kandi nanone nimba udafite fiance mwifurije kubona fiance muri uyu mwaka kandi ufite gahunda ariko atari baba fiance b'iyi minsi ngo baza nk'iyagatera. Hari igihe umuntu asa nk'iyagatera akagutera umwuko mu gitondo cya kare ubundi ukaba nawe nyine biba ku bandi bikubayeho ariko kwitonda ukarindira byemeza umutware. Kandi nanone nimba ufite fiance hari igihe umuntu agira fiance akamurerega agamba mubwira ngo 2024 tuzakora ubukwe bikarenga 2025 n'uyu munsi uri kubona nabyiringiro kandi yarakubwiye ngo byibura mu kwa kabiri ku mpande zombi. Cyane cyane abahungu nibo bakunda gutanga icyo gihe n'umukobwa utagukunda urugero rwiza arakubwira ati rero akagukatira mu ibanga. Ibyo ndabizi
manimo ndagenda mbavumbya ati nge nta gahunda ya vuba mfite kandi afite imyaka nk'ikiyoni kubera iki nagushaka nyine kubera ya myumvire yabo twavuze arimo arakwirengagiza ntago aramenya agaciro kawe. Reka nkubwire ibanga rikomeye ubundi twinjirire mu kiganiro cyacu kuko twasenze igihe twiragizaga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Ibidukwiriye mu kiganiro aba ari byo tuvuga maze ubundi tugicumbike tuvuga ngo tukungutse ubwenge turahashye ubundi twikomereza imirimo yacu kandi Uwiteka hire imirimo y'amaboko yawe. Ngiye kukubwira urakwiye kutitesha agaciro. Nimba umuntu atazi agaciro kawe wikirirwa umwihomaho kandi ntuzigere unarira ngo umuntu yakwanze. Ntiyigeze amenya agaciro kawe, niyo mpamvu yagiye. Nkunda kubabwira ngo zahabu nijya yiyamamaza ngo ivuge ngo mungure ku isoko ngo ndi mwiza. Hoya, twese tuzi agaciro ka zahabu. Yewe na iraniyamu na za nuclear na za nuclear energy nazo zifite agaciro kaza. Abarusiya baza agaciro, abanyamerika baza agaciro. Iyo nimba uri uw'agaciro ukaba ukunda umuntu, wafashe bagage y'urukundo rwawe ukaruhereza umuntu, wikemera ko arugira akarima k'imbwa. Akarima k'igikoni ni keza, kavaho dodo zitera vitamine. Twese twavuye mu muhondo tureka kurwara bwaki kubera akarima k'igikoni. Arakugira akarima k'igikoni se ko ari keza? Wikemera ko umuntu akinira mu mutima wawe. Umuntu icyambere nakanya kubonera akubwira ko buri gihe ahora ari bize. Ntago umuntu ugukunda yakuburira umwanya. N'uburyo bwiza bwo gusezerera umuntu ugenda ukupa communication. Rero n'uburyo bwiza bwo kumenya ko umuntu muri kumwe ni communication muhana. Ariko ndakubujije ntukinginga umuntu, jya umukunda usigaze n'aha Yesu. Yesu wenyine niwe muzagendana, niwe nshuti nziza itagutererana. Yakubwiye ngo azakugirira neza kugirira neza. Ariko umuntu yamwamenyana bwa mbere kwirara akakubwira ngo uri boga, rundi akakubwira ngo uri mwiza ufite ejo mu gitondo agahinduka. Ariko ntukemere ugasanga umuntu yababaye ngo yagiye kwiyahu. Uriyahura umuntu yakwanze ngo yagiye. Iyo ni inyatsi Imana yagukuyeho kandi mu byifuzo byawe uzarebekere kandi nimba utafite viziyo nyine uba wifuza abana. Rero nihaza bagafifi abo sabana urategereza nyine kandi niwemere ko umuntu akinisha amarangamutima yawe. Nimba ubona ari kubikupa agukupira amarangamutima mubwira ati rero nitugishobokanye komeza izawe nanjye nkomeza izanjye, kuko ntago ari kukwakira, ntago ari kwakira iki kuko uramukunda nta buryarya burimo. Ariko ubundi kirirwa wihoma. Uriya kwihoma si byiza. Nge nta n'umuntu afazari umwanya nge nagutaho mwinginga ari ngewe. Niyo mpamvu ndi kukugira inama. Uyu munsi turi mu buzima busanzwe, abantu bansanze ku rusengero tuganira ibyo nyine bakwiriye nk'abakristo. Ariko twiganire mu buzima busanzwe asanga umuntu yaranamutse kubera ko ngo baramubenze. Ibyo si byo rwose. Afazari wasoma ibyahishuwe wabivamo ukajya mu itangiriro cyangwa ugahera mu itangiriro ujya mu byahishuwe. Bati ngewe jya ngo umuntu nirirwe mwiruka inyuma nasoma ibyanditswe maze ijambo rikaba muri ngewe. Ndabizi ijambo rikuzanira ijambo rikanaguha ibintu n'abantu. Ijambo ry'Imana kuko waranditse ngo nuko Isaka abonye Rebeka amuryamisha ku gisasiro cya nyina ashira agahinda ka nyina. Nuko waranditse ngo Yosefu ahindurirwa izina bamuha umukobwa w'umutware wo muri Egiputa, umunyegiputakazi, banamwita Serifonati Paneya. Bamuha umukobwa mwiza w'umujenerali. Ibyo mu byanditswe birimo. Harananditswe ngo Mariya ashaka kubengwa na Yosefu rwihishwa, ko Imana iragenda iburira Yosefu mu nzozi ngo witinya, rongora umugeni wawe. Rero nimba ufite Yosefu utaburirwa n'Imana, uwo si Yosefu nya Yosefu. Iyo ni inyatsi ireka igende. Reka ubwoko bw'Imana bugende. Hanyuma rero ndagira ngo tuganire, abantu tubashimire bakoze subscribe kuri zone 250 ndetse no ku Ngoro TV. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha utagabanyije. Urukundo rwanyu tugenda turubona
merutse kubabwira ngo tugeze mu basabi 2,200. none uyu munsi twanyarutse turi hafi mu 3,000. Imana ibaha umugisha mwinshi utagabanyije. Natwe icyo tuhabaye ni ukubabwira ngo umuryango mwiza niwe uvamo itorero, niwe uvamo igihugu. Biragoye ko umuntu utarabonye uburere mu muryango yagirira igihugu akamaro, yewe n'itorero niyarigirira akamaro. ni babandi barigeramo bakiba amashakoshi ndetse bakanatangira kugambanira gahunda y'Imana. Biri kuvugwa rero ni inkuru mbi. turakwiye gusenga kandi tukanasengera umurimo w'Imana n'itorero ry'Imana. Twaratewe bene data, twaratewe, umwanzi yaraduteye. Yohana we yaravuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitagusha. niko Yesu yamubwiye abwira Yohana ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitagusha, kuko Yohana misiyo ye yari irangiye. ibyo sinshaka kubivugaho, ariko ari no mu kirwa Patimo. Yohana uwo ngo nari mbabwiye ni Yohana w'umubatizi, misiyo ye yari irangiye, ariko hari n'undi wari ufite misiyo ikomereje mu kirwa Patimo. Havuga ngo nimwumve icyo umwuka abwira amateborero, ngo mube maso kugira ngo muhere mutegereje umunsi w'umwami Imana, kuko aje vuba, azanye ingororano, aje guhemba umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mbibutse neza, uyu mwaka wa 2025 n'ubuhanuzi ububike, n'umwaka wo guhana no guhemba abakoze neza, ndetse ni n'umwaka wo kugira ngo abakorera satani abihinduka abakozi isoni. n'umwaka urimo gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana. mu minsi ishize mikeya habayeho irahira ry'umukuru w'igihugu umwe, igihugu gikomeye kinayoboye isi, kiza ubwenge pe, kiza ibintu byose byarangiye. ndibuka ubwo bakubitaga Abadage bakabatsinda mu ntambara ya kabiri y'isi. nta mateka dusoma zahira umuntu ngo tubivuga nabi, kuko twarabyigishijwe. ubwo tuzasubira kubwira abarimu batwigishije diplome bazibake, kuko batwigishije bitari byo, cyangwa abanditsi ibitabo ngo bahengereye abandi barwanye ni abahanga. ubundi umuhanga wo kurwana intambara arabanza akitegereza uburyo urugamba rumeze ruteye, akabona abandi bacitse intege ku rugamba, akagaragaza imbaraga ze, bakamwita umuntu ukomeye, kandi we yaje nyuma ataratangiranye n'urugamba. ibyo birahari, sinifuza no kubivugaho, ndabiretse. icyo gihugu rero bacyita Leta Zunze Ubumwe za Amerika. cyane cyane mu kurahira kwa Perezida Donald Trump hagaragayemo amasengesho menshi cyane. niyo mpamvu nifuzaga kubivuga, ni byiza. niyo mpamvu nahereye Amerika Trump nkabivuga. abamenyereye cyangwa abatumenyereye bamenyereye ko iyo turi kuvuga ibintu byiza n'ababikora tubavuga mu mazina, abibi tukabagayira muri rusange, ariko abwirwa benshi akumvwa na bene. hagaragayemo amasengesho menshi. abantu benshi baravuga ati ahari wasanga ari cyo gihe isi igiye kongera kugira ububyutse, Amerika ikagira ububyutse. abandi bahanura ibinyoma nabo bavuga ibyabo ngo biracitse. ariko reka mabwira, hagowe umuntu uvuga ngo Imana iravuze itavuze, uwo muntu aragowe. hahiriwe umuntu uvuga ngo Imana iravuze yavuze. nimba koko yavuze nibyo tuzabibona, kandi amaso yacu azabireba. Data wa twese arushaho kutugirira neza, mugubwe neza cyane. ariko ikigaragara neza, Trump nuko yishingikirije ku mwami Yesu. ntawe uvuga izina rya kurivuga gusa, Satani aba yakozwe n'isoni. izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, we wemeye guhinduka icyaha ntacyaha yakoze. hagaragaramo rero abantu batabimenye, hagaragayemo amasengesho menshi cyane, hagaragaramo abapasiteri bagiye bakomeye basengera icyo gikorwa, basengera Trump ugiye ku buyobozi, basengera igihugu cyose, abanyamerika bose n'isi yose muri rusange. ari nako Trump agezaho abantu imigabo n'imigambi y'ibintu agiye gushyira mu bikorwa. avuga ibintu byinshi bikomeye cyane, aravuga ati ikibazo cy'abimukira. yavuze ibintu byinshi. abantu tujye dukurikira amakuru, tumenye ahantu isi igeze,
tutazajya duhama mu mwuka tudafite amakuru. Igihe tugezemo n'igihe ngo isi igendane n'amakuru. Abisirayeli mu gihe cyane Yeremiya umuhanuzi ngo Imana yabashyizemo gukunda amakuru n'ibimenyetso. Ngo Yeremiya agahanura atanga amakuru kandi akanerekana ibimenyetso, akabacira n'imigani y'ibimenyetso mu yandi magambo. Rero n'igihe tugeze ngo dukurikira amakuru, niba tunasenga tumenye ibyo dusengera. Ikindi gikurikiyeho muri iki cyumweru, umushumba mukuru w'itorero rimwe bamutaye muri yombi, ajya mu maboko ataraye, azizwa inda nini, kunyereza umutungo w'itorero. Nuko isi ihemba abatarayikoze ngo bayihindure neza. Ariko buri gihe murambivuga hati niba umuntu yarakoze, ko Bibiliya ivuga ngo ni umwana w'ikirara, kandi nta mushumba utigisha ku mwana w'ikirara. Rega umwana w'ikirara si umukristo. Umwana w'ikirara no mu bashumba harimo abana b'ibirara. Abo rero muba mukwiye kuba utwabo, bakagenda bakitekerezaho bakagaruka. Nubwo wakoze ikibi rwose isi nayimuhana, buri wese aba afite itegeko. Nasomye na Bibiliya nsanga n'abantu bagendaga bafunga ngo n'umusadoni yashatse kwihindura umwami, ngo nawe yisabiye gufungwa, ariko ngo afungirwa mu nzu y'Imana. Ngo ariruka birangira nyine yihotoye. Singe wahera hahera ibyo. Njya nibaza ni iyihe nkuru, ejo turi mu kiganiro nawe, ni inkuru ki nimba uri umushumba, nimba ni inkuru ki usize imusozi. Ikindi cya kabiri njya nibaza, ujye umenya ko ibyo umuntu abiba byose nibyo azasarura. Imana ntabwo inegurizwa izuru kurya imfubyi n'abapfakazi. Abantu birazwi ko mu mishinga bandika umuntu ari uko atanze 50,000 atabifite. Umuntu akirirwa yingiririza kugira ngo bafate umwana 50,000, ubundi byakumarira. Ngo urengere umwana w'imfubyi udafite kirengera, ufite mama we w'umupfakazi, n'50,000 uradufasha uturosheyo ku munsi w'urubanza. Ibyo birahari. Ni inkuru imwe. Yari n'umushumba mukuru, menya ari musenyeri, yari bishop, uko byagenda kose. Azizwe ibyo ngibyo. Isi nuko ikora. Niyo ukoreye abantu nabi, isi ihemba nabi pe. Abantu kutanyurwa nuko babayeho, bakiha kuba mu buzima butari ubwabo. Reka iki kintu nyivugeho. Nimba hari ikintu kibaho kigora Abanyafurika, twese reka nanjye nishyiremo da, buri muntu wese ashaka kuba mu buzima butari ubwe kugira ngo isi mukomere amashyi. Reka nkubwire, amashyi y'isi uyabona rimwe, ejo mu gitondo bakagutera amabuye. Yesu we ngo bamusasiye imyambaro, baranaririmba ngo hozana, ngo hahirwa umwami Kristo. Muririmbyi aravuga ngo bukeye barahinduka, ngo bati nabambwe nabambwe. Niyo mpamvu umuntu akorera isi, yarangiza bwacya ikamuta muri gereza, ikamuta mu rwobo batazikuramo. Kubera iki? Abantu bige kubaho ubuzima bwabo. Umuntu agashaka kuba mu nzu ya miliyoni, ahembwa 2,000,000, afite ama expense, toilette zizakenera toilet paper, kuko iyo wahaye kuba aho hantu ako kanya expenditures zose zihita ziyongera, n'ubuzima buhita buhinduka. Ugasanga na za total expense n'ibyo atakaza byose birenze umushahara yinjiza, abana yigisha, umugore yitaho n'ibyo bari. Niho bamwe uzabumva aka kantu yongeye kukavuga, abantu bajya bama ibyifuzo ku masheka atazigamiye. Mwihangane ndabivuga, wenda namwe mwigireho, wasanga nyoboye n'Umwuka Wera mu kiganiro. Niho bamwe uzasanga bari gusinya ngo amasheka atazigamiye. Wabaye mu buzima bwawe ko ntacyo wakora ngo wemeze abantu ko nupfa bazaguha abayede cyangwa abaryakariho bakaguterura. Abo ushaka kwemeza bazakurebera mu mataratara y'umukara.
bavuge ngo aragiye abandi badepoze ku mwanya wari uriho. Ndabizi neza umukontaractuwere cyangwa ugusimbura nurara upfuye mu gitondo buzacya ajya kuzuza dosiye zawe. Ikizababaza nuko utazaba ukoze handover, ariko ibindi byo bizaba byikora. Njya nkunda gutanga urugero ku rupfu. Ngewe nashize amanga yo kuvuga umugabo umwe nigiraho yakundaga gusoma ibitabo, yari umusirikare wo muri Burkina Faso, hari iriya mukobwa wacu agiye gushaka bamwitaga Thomas Sankara nyakwigendera. Narebye urupfu yapfuye n'abantu narabiberetse mu gitabo cye cya Thomas Sankara bamukoreye. Yakomewe amashyi mu gitondo aragambanirwa n'inshuti ye. Iyo yizeye bakayobora na politike bati tuzageza kuri igihugu, baramugambanira bamuhamba nk'imbwa, barenza yarakoreye igihugu. Ibyo birahari, si ukubivuga nabi. Abantu wavuga ibyo ngibyo uti se wa mwana we ni ibiki n'ibiki. Abantu twige kuba mu buzima bwacu. Nimba matora ukwiye kuraraho ari salama, iryameho buke mu gitondo ikubanya agasambi, wihangana ukomeze ukarareho. Hari igihe cy'Imana izaguha dubure, iguhe Dodoma na Rwanda Fo. Aba bantu bazaduha akazi tujye tubamamariza. Murumva tutazi kubivuga neza. Baduha akazi kugira ngo tubone umutsima. Hako umuntu akiga kuba mu buzima butari ubwe. Shaka kugana ku musozo kuko uyu munsi sindi butinde cyane. Ugasanga yasinye sheke zitazigamiye. Ejo mu gitondo ngo Dr. runaka ngo yagiye muri gereza. Ngo azira iki? Indambi. Ibyo tukabyumva. Abantu bakarenza nta kindi kibitera ngo umuntu bamufunge yarakoreye Imana. Nta n'ikindi kibitera. Kuko ingororano y'umunyabyaha y'umupfapfa niyo ngiyo. Nta muntu natunze urutoki, atagira umuntu ubango natinyutsa amavuta y'abandi. Ariko tuvuge muri rusange. Niki kiri kubitera? Natani yabonye Dawidi yifuje umugore w'abandi aranamurongora, agerekaho kwica umugabo, ahindura umupfakazi umugore w'abandi, anamugira umugore we. Natani araza arambwira ati Dawidi hari umuntu wari ufite ihene, ariko akajya yifuza no kuturya utw'abandi kandi we yari afite ihene nyinshi. Muri iki gihe bavuga intama. Ati uwo muntu tumugirire ute? Ngo akwiye gupfa. Ati rega Nyagasani ni wowe urimo urabwira. Ko njya nibaza ikintu kimwe, sinzijya Imana ibyumva. Ntago nahangara amavuta y'umuntu wasizwe, ariko ibi bintu tubyirinde kandi tunabikome. Abantu twige kuba mu buzima bwacu. Birababaje kuba umuntu yiga guhera mu wa mbere, akaniga ekonomi, akagerekaho psychology, akagerekaho life skills, akanahabwa education, akiga na Nyerere byose, ibintu byose n'ibitekerezo bya mwarimu Nyerere wo muri Tanzania, ari intellectuel, akaba ataramenya uko yitwa navuka n'uwariwe. N'uwari ibyo birababaza. Kuba ngiye Emmanuel nakimenya ngo abantu bakomye amashinga ubwo batangiye kuyakoma, narindi ku kigero cyo kuba muri chambrette ya 5, ubwo bayakomye kugira ngo batazanseka. Reka njya guhahira ngo mu isoko rya hano, oya nzakomeza nge Kimisagara kubimene nimba ari cyo gihe ndibwo. Akabantu kuko bakomye amashi, reka nige guteka imitwe abantu nge mu nzu wenda ya 50, kandi mu gihe narindimo kwari ukwishyura inzu y'ibihumbi 5. Ngo nshaka ko abantu bankomera amaki. Reka nkubwire, umuntu wese uzi ubwenge n'uwiga kuba mu buzima bwe. Ari Dodomu yize kuba mu buzima bwe, igihe kiragera Imana iramwibuka mu rugo ahagiwe, Imana ihashyira igikorwa remezo. Mu gihe umuntu atize kuba mu buzima bwe rero, ni iki si muhembe? Umuhanzi w'umuririmbyi uririmba indirimbo z'isi yaririmbye indirimbo irimo message ya hip hop, avango nagerageje kuvuga ibibi biri mu Banyarwanda, gerageza kuvuga ibiri mu ngo z'abakene, gerageza kuvuga ibiri mu bashumba n'abakozi b'Imana, gerageza kuvuga ngo abantu nibakabagire gute, bashake ahantu bajya bafungira abashumba.
ariko barafunga umuntu wa mbere, umuntu akabibona niyegere na bene se avuga ati nanjye nakoze icyaha mumbabarire, nabaye ikirara mutabizi. Regisi wayihisha ariko baba babizi. Nimba hari ibindi bazira abantu bajya babiganira, sibye ko ikigaragara cyo ni kimwe, birahari bireze. Abashumba abantu b'Imana bari kurya ibintu by'imfubyi, imishinga bakayirya, abandi bari kwirukana abashumba na za Nyakabwana. Ejo nabivuzeho ndavuga se aba bantu muri kwirukana abana babo barajya babafata bate, ko bari bazi ko base bakorera itorero, babasezereye nta pansiyo, ngo nta mashuri bafite, kandi bakoreye Imana, bakorera igihugu, bakorera itorero. Imana ishimwe cyane. Bunga abantu, ingo zirubakika, abantu barababarirana, bareka amakimbirane, bava mu moko. Ariko uyu muntu ngo umusezereye nka Nyakabwana yarakoreye itorero. Nahangaho ubusambo, noneho ubwo ubusambo noneho ni bugiye kuzajya bukorerwa mu itorero, mu bashyize hanze nyine ubwo bagiye kuzajya bajujubya abakuru b'imidugudu n'abakuru b'isibo, kuko mubahaye Satani. Biragaragara. Twigarukire ku nkuru yacu. Baramufunga, ari mu maboko ataraye. Icyo bamushinja nicyo, ni ukunyereza umutungo w'itorero mu gihe yari akibaye umuyobozi. Imana yo mu ijuru imurengere cyane. Kandi bene data, ibi biragayitse pe. Mwaretse tukitwa abantu bafunga abantu b'Imana ngo bagize inda nini, bafunga abantu b'Imana. Basi nta n'uwahamije Yesu, bavuga ngo yahamije Yesu, abwira abantu Yesu, ababwira ko ari we mwami cyangwa ko yaje byibura tunamenya ahantu tubihera. Natwe tumufashe guhamya izo mbaraga z'Imana, duhamye twitegure tubizire. Tuvuga ati wenda iyo tribulation iri hafi kugera. Akabantu umuntu icyambere ngiye nindaho cyari kizinya, abantu bige kuba mu buzima bwabo. Isi ikeneye abantu babayeho bakanyurwa nuko bari. Dawidi yanyuzwe nuko ari kugeza abaye umwami, nta nda nini yigeze agira, yari afite amahirwe yo kwica Sawuli, ariko abantu ntiyahangara umuntu Imana yimikishije amavuta. Ariko abantu barashaka gusunikana kugeza nta mushumba mukuru ukinywera icyayi muri rubanda, nta ukinywera icyayi mu badiyakoni, kuko baba bafite misiyo nyinshi. Bashaka kwica umushumba kugira ngo bamusimbure. Urasimburana uw'Imana yimikishije amavuta. Ibyo birababaje bene data. Tubivuga abantu bakaba bati wa mwana we waki, ariko birababaje kubona umuntu arya iby'imfubyi birangiriye muri gereza. Ibyo bintu birababaje. Abantu mujye mushyiraho akadomo. Hindi nimba turi mu gihugu gifite demokarasi, nukubera iki itorero ritagomba kubamo demokarasi? Umuntu akarya ibyo ashoboye ingorora. Hari kibazo umuntu Imana yamukujije, kambabwira icyanditswe namwe mu gishaka. Si ngombwa ngo mbabwire igice, ariko inkuru murazizi kuko amateoloji murayazi. Mwarasomye Bibiliya ngo Yerobowamu Imana iramwibuka, kandi abasore bari bagambiriye ko Yerobowamu agomba gupfa. Iramwibuka ibihugu 10 ibinyaze umuryango wa Salomo kwa Dawidi. Ngo ariko Yerobowamu ngo akorere izindi mana, ngo yibagirwe Imana. Imana iramubwira ngo kubera kutibutsa ahantu nagukuye, nzagukubita urushyi ruzakwanika. Mureke urushyi rw'Imana mu gihe gisa nk'iki ngiki rukubita abantu. Reka babwire Imana igiye gukora ibintu bikomeye ku bantu bayubaha. Imana igiye gukubita inki ku bantu batayubaha. Mubyitegereze neza kandi namwe muri kubibona. Imana iragukujije, uvuye kuri pasteur, uvuye kugeze kuri revera, wenga umuntu agiye gutangira gutahiriza mu nda. Imana iragukujije, gukuye ku bugitifu bw'akagari, kubusedira kuzamuye kugize ministiri. Ubonye ku itorero nta kintu rimaze, ntacyo wavuga. Ariko we Imana ibwira Yerobowamu ngo kubera ko wibagiwe ineza nakugiriye, nzagutuma bakunyaga bagukubite uzarangira. Ngo kandi ngo yari mutoranyije mukuye muri rubanda. Fite abantu benshi Imana yakuye muri rubanda birengagiza ineza y'Imana. Mwene data, muvandimwe, kuki wirengagiza ineza y'Imana?
Imana ikagukuza ikakugira umuntu ukomeye, warangiza Imana ukayitura nyine kurya imfubyi n'abapfakazi, abo bazabona ishyano. Imana ibagirire neza. Iyi message yanjye n'ibiganiro byanjye niba mvuga, niba unkurikira jya umera bene data aho uri hose wabwira ati ni gute umurimo w'Imana usuzugurwa duhari, kandi ikindi abantu ni gute tutarenganyirizwa Kristo tukarenganywa kubw'inda zacu nini zatunaniye. Ibyo si byo. Ntabwo ngo umuntu wagambanira itorero akagambanira umuryango, uwo ni ikigwari n'igihugu yakigambanira.